Okay. Rero uko byagenze uko twabibonye, umukire w'umumiliyoneri bikomeje kugorana hagati ya Cedric na Alice. Noneho aka kanya rero nta nubwo byadutunguye ariko cyane, kuko twamaze kubona ko uwitwa Cedric n'uwitwa Alia bamaze kubonana kandi bari basanzwe baziranye. Rero ubushize twe twabonye uwitwa Cedric aza agakubitana n'uwitwa Alia. Ikintu cya mbere twari dufite mu mutwe wacu, twari kumva yuko Cedric avuga ngo uyu mukobwa ninde, uyu mukobwa ni uwa hehe, ariko twese twatonguwe no kubona Cedric aziranye n'uyu mukobwa, nk'uko uyu mukobwa yari yarabivuzeho yuko yakundanyeho na Cedric. Cedric rero yaje bamubwiye ati iyi nda ni iyawe, ntiyarenzaho ibintu byinshi bishobora kwereka uwitwa Alice yuko atari byo. Ntabwo yigeze ahakana avuge ngo iyi nda ntabwo ari iyanjye, ibintu gutya na gutya, ngo abyerure ngo abihakane ku buryo ari bugaragaze imbere y'amaso ya Alice yuko ibintu umukobwa ari arimo kuvuga atari byo. Ku buryo Alice byamurenze, biramurenga, arangije ararira. Ako kanya rero hahise hinjira uwitwa Gihozo ndetse na Tricia, bahita bafata Alice, bahita bamusohokana. Cedric ubona yabuze ikintu na kimwe avuga, nyine ku buryo Alia yamurushaga kuvuga cyane, nyine ubona ko Alia afite ijambo rinini cyane. Rero niko Cedric yashatse gukurikira uwitwa Alice, maze Alia aramubwira ati nurenga ahangaha ino nda ndayikuramo kandi biraza kugukoraho, ati ubyimenye ko biri buze kugukoraho, ndakubwiye ngo nurenga aha. Uwitwa Cedric yabwiye Alia ati ibi bintu urimo gukora ni ibiki, kurimo kuneranya na famiye yanjye, urimo kuneranya n'umukunzi wanjye, ati ibi bintu urimo gukora ntabwo ari byo, ntabwo wagakwiye kuba ukora bino bintu. Undi aramubwira ati ariko wowe waneye inda, ubimenye yuko waneye inda, ubishyire muri umutwe wawe yuko waneye inda. Ati rero se kutigeze ubimbwira, ati ntabwo niyo kugeza kubikubwira nyine, ati ntabwo niyo, ati nicyo gihe kino cyo kubikubwira. Ariko mwibuke ko Alia aka kanya hari umuntu wamutumye tutaramenya cyangwa tutaramenya, ariko hari umuntu watumye Alia tutaramenya. Ese Cedric urimo gushidikanya kuri ino nda biraza kugenda gute? Si iyi nda yawe kuko ari iya Cedric? Ariko turabizi neza yuko twuko twumvishe uyu ni umukobwa, twumvishe arimo kuvuga yuko arimo nyine kuyimugerekaho byanga byakunda, twaramwiyumviye. Ahubwo inda uko twabyumvishe, inda ntabwo ari iya Cedric, ahubwo uno mukobwa hari abamugiye mu matwi cyangwa bamenye yenda yuko ashobora kuba yarakundanaga na Cedric, batifuza urukundo rwa Cedric na Alice. Umuntu ngiye wa mbere natekerezaga yuko ashobora gukora icyo kintu yari kuba ari Shalom, kuko Shalom niwe utari ushyigikiye urukundo rwa Alice na Cedric. Ako kanya rero uwitwa Alia yakomeje kubwira Cedric amubwira ati hamagara bari abakozi bawe, sindi buva ahangaha, unahane unjyane mu rugo iwawe, muri make tubane. Icyo gihe Cedric nabwo yabuze ikintu avuga, yabuze ikintu nyine ari burenzeho ku byo Alia, ubona ko Alia noneho amufite gutya mu maboko. Ese Alia uno mukobwa arashaka iki? Ese Alia nawe arashaka kuri ino mitungo y'uwitwa Cedric? Bimeze bite? Aho ngaho rero twavuye turangije twigarukira kuri Alice. Alice yari arimo kurira cyane, mu kurira cyane yahise haza uwitwa Gihozo aza kumusaba imbabazi z'uko yaba ashobora kuba yaramushyizemo icyizere. Icya mbere ati nshobora kuba nagushyizemo icyizere, mwibuke ko ejo bundi yarimo kumubwira ati iranda ntabwo ari iya Cedric yabaga hano. Tubona nyine uwitwa Gihozo arimo kuvugira noneho Cedric, kandi kuko natwe niko twabibonaga, niko twabyemeraga, kandi na n'ubu ngubu ngenda cyemeza yuko neza iranda atari iya Cedric.
Rero hano Gihozo yabonaga ari nkawe ushobora kuba washyize mu kaga uwitwa Alice, yabonaga ari asa nkaho ari we wamushyize mu kaga, asa nkaho nyine urabizi ko Alice yatangiye gufata, yari yarakariye witwa Cedric yuko ashobora kuba ari we wateye inda. Gihozo rero amugaruramo icyo bita agatege, amubwira ati iranda ntabwo yaba ari Cedric yabaga hano. Ikindi iranda irakuze, Cedric n'igihe yaburiye nabo agahita aboneka, ntabwo iranda yaba iyanganiye kuriya. Rero hano arimo kumusaba nyine nk'imbabazi, arimo kumucira bugufi. Urabizi ko Gihozo nubwo agira utugambo ari akana keza. Gusa witwa Alice yamubwiraga ati humura mwana wa mama, ntabwo ari wowe byose bino bintu wabiteye. Niyo ko no mukurira kwe yamubwiraga ngo yariraga mu kuvuga ati kuko ibi ni ibiki birimo kumbaho, cyangwa ibi ni ibiki birimo kungeraho, kuko ibi bintu birimo kunshakaho iki, ko ibi bibazo ni ngewe byose birimo kuza bigwirira, kuko hagati ya Alice na Cedric nta mahoro arimo kuzamo. Hagati ya Alice na Cedric bikomeje kugorana. Rero witwa Gihozo yakomeje kumurindira ati nagutekeye ngwino tugere gute. Ibyo byose mwabibonye, gusa hari n'icyo nashaka kuvuga, nuko Gihozo yarimo kwishinja icyaha. Aho ngaho twavuye turangije twibonera witwa Cedric ari kumwe n'uwitwa Kamimoshi, cyo arimo kumubwira ati rero buriya ntabwo nakubeshya, urabizi uri mushiki wanjye, nta kintu na kimwe nshobora kukubeshya. Ati kandi ndagira ngo ubwize ukuri, uno mukobwa witwa Aria waje yahoze ari umu ex girlfriend wanjye, cyangwa umuntu twahoze dukundana kuko twakundanye mbere y'uko menya witwa Alice. Narabona Alice nyine urukundo rwanjye n'uyu nguyu Aria rwabaye narajya muri bino bintu bya Alice, cyangwa narabona Alice ngo dukundane, narajya gukora iwabo, bira byose zirasaga zose zabaye bitaraba. Ati kandi uno mukobwa ntabwo yari azi ko ndi umukire, kandi kuko uno mukobwa twigeze kwiyumvira avugira kuri telefone ati warakoze kuko nsanze uno mugabo ari umukire. Hano rero mu byo Alice yavuga, mu byo Cedric yavugaga ati uno mukobwa nubwo twakundanaga ariko ntabwo yari azi yuko ndi umukire, nubwo yabonaga wenda ikintu cyose yifuzaga, ariko ntabwo yari azi ko ndi umukire. Ati rero aka kanya ndimo gutekereza yuko ashobora kuba ubwo yaramenya amakuru yanjye, aka kanya akaba arimo kuza kungerekaho inda, cyangwa n'ubwinda yaba ari iyanjye, kuko wenda ntabwo nabimenya. Cedric yavuze ati sinabimenya kuko wenda ubwo bashobora kuba bararyamanaga. Ati njyewe iyi nda nubwo yaba ari iyanjye, ariko ntekereza ko uno mukobwa iki gihe ntabwo ari cyo gihe yaba aje kunyerekera inda, ahubwo ashobora kuba yaramenye, ngo ati ashobora kuba yaramenye amakuru noneho ko mfite amafaranga, avuga ati noneho reka mushake. Ikindi nizeye nuko uno mukobwa ashobora kuba hari umuntu wamutumye, hari umuntu wamuntumyeho, byanga byakunda nk'uko Cedric yabivugaga, hari umuntu tujya twumva avugana n'uwo mukobwa witwa Aria neza, arimo kumubwira ati imipango yacu yose izacamo byanga byakunda. Ubwo ni imipango ya Aria ndetse n'ungo. Ese uno mukobwa mundi ko tuzi Aria wafashije Cedric, uno mukobwa nawe yitwa Aria koko nk'uko Cedric byarahuriranye ku mukobwa wakundanye na Cedric ari uyu nguyu yitiranwa n'uriya mukobwa witwa Aria. Nabyo sinzi uko bimeze, wenda ubwo birashoboka ko abantu baritiranwa, kuko banavuze ngo bashimute uriya mukobwa, ngo bashimute wa mukobwa wafashije witwa Cedric. Baramushimuse kugira ngo uno abashe kuza avuga ngo njyewe ni njyewe wafashije Cedric, ku buryo Cedric nawe yaramubwiye ati ntago ibintu wakoze ibintu wakoze byo kuza wiyitirira ngo abantu bamfashije ntago ari byiza. Ati kubera iki mwakoze icyo kintu? Nanjye ndimo kwibaza ati umukobwa ko iki nimba yarakundanaga na Cedric, kuki ataje avuga ati ni umuntu nahoze nkundana na Cedric, niye mpamvu yaje avuga ngo mushyira akabazo. Aho ngaho rero twavuye turangiriza twizira ahari uwitwa Gihozo n'uwitwa Dani ndetse na papa wabo. Aho ngaho ntabwo matinda, ahubwo icyo ndi butindeho ni uko papa wabo yababajije aho
witwa Alisa ari, baramubwira ati Alisa ubu ngubu ntabwo arimo kurya, ntabwo arimo kugira ute, ariko papa we ibintu byose aba azi yuko Alisa aka kanya kugira ngo ababaye ari ukubera Shalom. Azi yuko kubera Alisa guhora mu gahinda, ntabwo azi nyine ibye na Cedric. We aba azi yuko ari ubukwe bwapfuye bwe na Shalom bwatumye umwana we ahora mu gahinda. Rero hano Gihozo kwa kwisanzura yavuze ati nyamara papa ibi byose niwe wabiteye. Ibi byose niwe wabiteye, nyine papa we yanga kumva ukuri kandi Gihozo ibyo arimo kuvuga ni ukuri. Ni ukuri biramutse ari ibya Shalom, ku bya Shalom papa we nk'uko Gihozo yavuze ati wakunze Shalom cyane, uramukunda nyine, ni nko kuvuga ati wakunze Shalom uhatiriza ushyiramo umwana wawe Alice nawe kumukunda. Kandi kuko twarabibonaga yuko buriya iyo ushaka iyo abana bikundanira ntabwo ubazanamo ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ngo mukundane ngo gutya na gutya. Ngo mwibuke uwitwa papa wo Alice arimo kumubwira ati ndashaka kugusaba ikintu, ndashaka gusaba yuko wabana na Shalom gutya na gutya. Ibyo bintu yari bimusabye nibyo rero Gihozo yavugaga ati Gihozo akenda no kwakubitirwa. Aho ngaho twavuye turangije twiyizira kuri Lucky yari yasuye witwa Alice, yari yamusuye arimo kumubaza amakuru. Alice aramubwira ati ngewe rero ibyanjye n'uwitwa Cedric ndimo kubona biri mu mazi abira cyangwa biri mu marembera cyangwa bitarimo kugenda neza. Undi aramubwira ati ariko se bimeze bite ko nari nzi ko mukundana ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati nubwo ubushize ibintu bitagenze neza, Lucky yabivugaga, mwibuka aza ko barimo gutongana igihe Gihozo yamuhamagaraga. Ati nubwo bitagenze we neza wenda akagenda ababaye, ati njye namuhamagara waka kanya tukaba twavugana noneho tukicarana tukagira iti. Alice aravuga ati ibyo bintu rwose byanjye na Cedric byo simbikeneye, ntabwo nshaka kubijyamo, kiretse nimba wowe uzifatira umwanzuro wawe ukajya kubibaza. Undi aramubwira ati nta kibazo ko nzajya kukubariza amakuru, noneho ibyo nzamenya nzaza kukubwira. Aho ngaho rero turavuye turangije tugaruka kwitwa Nuza Kami ndetse na Dani. Kami yari yababaye hano, avuga ati akantu kamwe kavaho haza ibindi bibazo, haza kandi kabazo haza ibindi bibazo. Nibwo yamubwiye ati witwa Dani yamubwiye ati ariko se ni ikihe kibazo ufite noneho bimeze bite? Undi amubwira ati burya wa mukobwa witwa Alia yahoze ari umukunzi cyangwa yahoze akundana na musaza wanjye. Ati yahoze rero akundana na musaza wanjye kandi ndimo kwibaza yuko ashobora no kuba yaraje hari ikindi kintu agamije nk'uko musaza we yabimubwiye. Ati ashobora kuba yaraje hari ikindi kintu agamije byanga byakunda. Ibi ngibi rero bikaba byiza yuko barimo gutekereza yuko hari ikindi kintu agamije, ntibamwizere, kuko kwizera umuntu nibyo bintu bya mbere bibi. Aka kanya nimba barimo gutekereza ko hari ikindi kintu agamije nk'uko natwe tubizi ko hari ikindi kintu uriya mukobwa agamije, biratuma noneho bamunekaneka bamenye ikintu cyamuzanye, natwe ari two cyo tuboneraho. Gusa ariko byinshi turaba tubizi yuko ari imitungo ya Cedric cyangwa kwangiza urukundo ruri hagati ya Cedric na Alice. Aho ngaho rero twavuye turangiriza twizira ku witwa Lucky. Rero yese aza kureba uwitwa Kami, yaje kureba uwitwa Kami amushaka kumubaza nyine amakuru ya Cedric ibiki. Kami ariko arayamwima, amubwira yuko atabasha gutanga amakuru ya musaza we, ahubwo byaba byiza ahubwo yibarije musaza we, kuko aramubajije ati ibijya hagati ya musaza wawe ya Cedric na Alice ese byaba ari ibiki? Kami abasha kuba yamubwira ati kandi koko ntabwo ari byiza gutanga amakuru uko wiboneye, cyane cyane ntabwo ubuzi uje se yatumwe nande byagenze gute. Rero yamubwira ati wowe waza kumamagara noneho nkakubwira yuko Cedric yaje akaba ari we ukwihera amakuru. Aho ngaho rero twavuye twahise tubona uwitwa papa Alice aryamye mu ntebe nako cyangwa yegamye mu ntebe, telefone igasona. Ako kanya twumva ijambo rivuga ngo Shalom. Bivuga ko rero Shalom ese yaba ari uhamagaye
papa Alice se ni iki agiye kubwira papa Alice? Ese Sharon navuga ngo Alice niwe watumye nagenda kubera urukundo rwe na Cedric, wenda akaba yamena ijambo, cyangwa wenda Cedric Sharon agiye gukora iki? Ni iki agiye kubwira uwitwa papa Alice? Mwewe muratekereza ari igiki? Wasanga ngewe agiye guteranya uwitwa Cedric na Alice kuri papa we, akavuga ati Alice niwe watumye tudakora ubukwe. Icyo ni cyo natekereza, cyangwa ikindi siko sinekereza yuko, kuko muri aka kanya Sharon arimo guhigwa, rero birashoboka yuko ntabwo byapfa gushoboka yuko ashobora kugaruka. Mwibuke ko barimo kumuhiga kugira ngo aryozwe ibintu yakoze. Rero kuba yanateranya uwitwa Alice na papa we nabyo byaba ari agakoryo akoze, bigatuma noneho akomeza kuvuyanga ino famiye nk'uko yabishakaga. Ciao ciao, mukomeze mugire ibintu byiza, mwaka gukanda subscribe.